local. Yeah. Okay, ni sawa cyane. Wowe se? Nanjye ni sawa. Wowe byagenze bite? Awadi nanjye manwa ya awadi. Ariko nibyo nka timu yabamenya mwana twama awadi menshi kubera yuko na filime yanyu yabaye bamenya yabaye umukinnyi mwiza urukumva bivuze iki ku bakinnyi bakina muri bamenya kuba boss wanyu cyangwa se bamenya mukinana reka tureke no kuba ari boss mukinana bivuze ko ari ibintu byiza cyane muri rusange bivuze ko dukora nka team uko ntago yaba best actor wenyine ko hari abandi bamusupportinga byinshi turawe inyuma hari abandi bakindi dukorana umunsi ku munsi hari abadufasha hari abo dukorana so ntago yakora wenyine twese baduhari kandi nyatika ko ari natwe filime ibonye ibikombe byinshi muri rusange cyangwa se twakoze neza cyane ukurikije uburyo ibihembo byatoranyijwe n'uburyo abatanga ibihembo babitanze ese Abanyarwanda bagerageje gutora na abanyamahanga uko twabyumvishe nuko amakuru ahagaze kuri wowe ukurikije abatwaye ibihembo ubona abatoranyije nta hantu namwe bigize babogamira urebe ko nabibonye paraporo ibyo nagiye mbona byatanzwe ubushize cyangwa se no myaka yabanje ubu ngubu nabonye ari sawa pe nabonye ari sawa nabonye nta kwiba birimo nabonye nta ruswa irimo nabonye nta karengane karimo so nuko nabibonye nabyakira nabonye nta kibazo byaciye impaka byagenze neza gusa hari uko ujya kubona ukabona wenda kugira ngo wenda habeho no gusaranganya n'icyo wenda ukabona wenda harimo nka wadi bongeyemo oya nka wadi bongeyemo kandi taririmo ari kumva ko nyine batege so ni byiza ariko uko bagiye batanga wadi byari byiza pe byari sawa nta kibazo kandi wabona ko umuntu wese utwaye wadi wabona ko byibuze abimerita ni byiza kandi ikindi cya kabiri abantu bose ko bari nomine muri ya wadi bose bari capable ko batwara wadi so bose barakoze ni abahanga niba ku giti cyanjye wari gutwara wadi wese ariko babishoboye kubera ko bose nabanga kandi ntazo bigeze bansaba gutanga kandi ntazo bigeze bansaba gutanga uko niwe wabitekereje ku giti cyabo nibonye kuri abambwira ko nabaye nomine muri kategori ya filime nakoze kera mu myaka ingahe 10 ishize ya ntaheza y'isi no muri bamenya so izi ntabwo nzi icyo bagendeyeho buri uteguye awadi uzi impamvu yo gukora ibyo bintu byose muri rusange so nshimira ibyo mbonye nemera ibyo mbonye ibindi ntabonye ubwo ntabwo bari ibyanjye so nemera ibyo mbonye muri rusange bageze bibaza uti bagendeye ku kirakonze ko umuntu sirizi irimo gukora neza gashugi siri ko yakoze wenda nguvuga utari ko se byasabye iki wenda unagira amatsiko yo kubaza agonja mbaza ikintu nje kugusura iwawe ukanyicuza ku gatebe ntabwo nakoza kunyicuje kuri agatebe cyangwa ukanyicuza gasonga bugari nakira ibyo umpaye uri wese utegura awadi abafite criteria agomba kugenderaho nawe nimba ugize complaininga uzategura yawe ese ubundi awadi bivuze iki ku mukinnyi cyangwa ku muntu wayihaye ni nishimwe cyangwa se nagaciro umuntu aba kugomba cyangwa se abaguhaye agaragaza ibikorwa wakoze cyangwa se ibikorwa by'indashyikirwa ugenda ukora umunsi ku munsi ni byiza kubera ko ni ibintu bigushimisha bigutera imbaraga zo gukora n'ishyaka ryo kugira ngo byibuze wumve ko ugomba gukora competition ntiwirare ukomeze ukore nyine muri rusange Shafi uri kumwe n'umwe mu bakobwa mukinana umurundi kazi mwiza usa neza wambaye neza mukinana muri no murundi kazi bro Nomometisi ni umwe mu bantu mukinana unanarebye na filimi yanyu umwe nk'uko Babo yari yabivuze batwaye igihembo gikomeye filimi yabamenya ivuze iki kuri mwebwe mwari muri bino bihembo icya mbere ni byiza icya kabiri nge na Teta turakorana umunsi ku munsi ni inshuti yanjye ni byose byanjye ni byose kuri nge komeza sabe urumva so ni byinshi turakorana umunsi ku munsi ni inshuti yanjye ni byinshi avuze mu buzima bwanjye no gukorana ni nabyiza no kuba yatwaye wadi nk'umuntu dukinana umunsi ku munsi dusapotingana kuri tele ntago byagiye handi hantu ntago uzaba Shafi Baritazar oya ngurumva wari okay ntago nza Baritazar hano ubwo muzi mwumva gutyo cyangwa se n'igihuwa ntago mbizi ariko icyo nzi cyo nuko inshuti yanjye wamubwira iki nk'umukobwa watwaye igihembo cy'umwactrice urimo gutanga icyizere ese imbere biroroshye cyangwa n'icyaheru agiye guheruka nabwira ngo I love you kandi ukomereza ngo byiza biri imbere thank you so much I love you too yeah Bernie data ubu ntabwo bijya kugushyira kuri pressure kuba bakugaragaje nk'umukinnyi ukizamuka kandi nta cyizere kugira ngo icyo cyizere bakugire cyangwa uko bigenze umwaka utaha tuzakubone noneho wageze ku yindi level utakiri gufata mu upcoming ahubwo n'ugi mu actress I cannot call it single pressure first of all I'm so grateful and so honored kuko ntabwo byantongoye ahubwo iyi award ikintu ukora igutera courage ukubona yuko urimo gukura kandi urimo gukora and then ukagira courage muri acting yawe yeah why not
ariko ntabwo navuga ngo ni pressure ahubwo ni courage kabisa iteye ubwoba. Niki kintu wabwira Bamenya wagutrustinze for the first time akagushyira muri movie? Bamenya ntabwo nzi amagambo namushimiramo ariko mparamushimira uko buke ko bwije kuba yarangiye icyizere. Sinibuka igihe ukuntu ninjiye muri Bamenya simbyibuka pe kuko ntago ari na platform nigeze nibonaho. Rero kuba uyu munsi ngeze ahangaha aho natwara award upcoming actress, Bamenya ni umubyeyi mwiza kuko ndi mu biganza bye, ni naho nakuriye, ni nawe wandeze actually, niho ndi kuzamukira nta nindi filme nakinyemo. Rero this means a lot to me. Imana imuha umugisha, ibikorwa bye bize bikundwe kandi nanjye musezeranyije yuko nzakomeza gukora cyane. Ntabwo limit ari ahangaha, limit is just the sky. Shafi twabonye navuga ngo aba young stars urumva twabonye Soroba yegukana igihembo cya nayashakije nayabuze muze muve mu byanyu ibikize manda tamusha imbago zanjye kuko abantu bateye umuyenzi. Yego Shafi, twabonye aba young stars cyangwa se new generation, twabonye Kiramana atwara igihembo, ndavuga ni muto muri filime muri sinema nyarwanda, twabonye Soroba filime itwara igihembo. Bivuze iki kuba byibuze muri sinema hatangiye kuzamo amaraso mashya akaba yajya kuri competitive level? Ni byiza, umufaransa yaravuze ngo kero meilleur gagne. Iyo wakoze neza cyangwa se umerita ikintu ugomba kugihabwa. So kandi no kuvuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe. Hari abandi batubanjirije, hari batukotere n'abandi benshi batandukanye kandi batabonye awadi kandi ntago barakara. So kingenze nuko twaturi muri competition kandi muri competition umuntu wese agomba gutsinda. Ntago ugomba kwitegura nyine kugibuze ko umuntu muhanganye nawe agomba gutsinda. Kingenze ahubwo nuko tugomba kugira ishyaka ryiza, tugakora cyane ntitwirare kandi tukagira n'ishyari ryiza muri rusange. Kugira ishyari ribi ukababara, ariko ngiye nishimye ku giti cyanjye twabonye award twatsinze. So ni byiza kandi dutera imbaraga zo gukora muri rusange. Nimba hari n'utabonye award biratuma byone ashiramo imbaraga byibuze kandi wabonye ko ari byiza kandi bishoboka bizagenda neza cyane. Tegura award bakwiye kwigira iki kubateguye uyu munsi? Utagira amarangamutima cyangwa se kubogama ugahereza umuntu ku kintu kuko kimerita birafasha, biba byiza kandi ngira ngo nimba barebye abantu bose ko basohotse ahangaha nta muntu umugiye usohoka avuga ngo hari uruntu rwose bagiye basohoka bemye, bose bagenda bavuga ati byibuze ibyo tubonye turabibonye nta kibazo pe. So kubeshya ntago njya ruswa ariko ngiye nemera ikije kandi nemera ikiza muri rusange byagenze neza. Yego Shafi, ufite filime zawe n'ubundi uko tubivuze, reka tuzibwireho abantu ubu ngubu uri gukora izihe filime? Ndi gukora filime yitwa Umuntu, ngeze kuri season ya 3, episode ya mbere yasohotse. Mfite n'indi filime ngiye gukora yini nshyashya, nzagenda zibamenyesha muri rusange, ariko mfite ibikorwa byiza muri rusange. Filime Umuntu muyirebe kuri YouTube, ni filime imeze neza, ni filime ikoze neza ya Shafi Films muri rusange. So ibyiza biri imbere ndimo ndakora cyane kandi ntago nacitse intege, maze imyaka 15 muri ibi bintu. So ndabikora ndabikunda, nibyo bintunze. Ikintu cya mbere nshimira abafana banjye, abakunzi banjye no bangize undi we. So iyo bataza kuba bo ntago ibyo nkora byose byibuze byari kugira aho bigera. So giye ma support cyangwa se nshimira umuntu umpa agaciro, ubona ibyo nkora byibuze ko ari byiza kandi ibyiza biri imbere muri rusange. Ese wowe abafana bawe ntago bajya bakwishyuza umugore w'iki? Bakubwira ngo kudashaka gushaka nta pressure ndiho, anytime yaba cyangwa ejo bundi byaba. So nta gitutu ndiho, yaba ababyeyi nta gitutu ndiho muri rusange. So ibyo ni ibintu rero utabwira umuntu ngushyire ku gitutu cyane ko nyine iyo igihe kigeze nyine biraba. So ntabwo ari pressure, nta pressure ndiho. Birashoboka, navuye ngo ejo cyangwa ejo bundi birashoboka. Azunongazi ndi umuntu nyine birashoboka byose. Nyine nibura ariko wowe bishoboka ko byabaho harahari. Bien sûr. Yego. Nibura ari kizere. Ndabeshye be. Ntabwo beshye sheri. Warugiye kuvuga iki se? Byabaye seri. Ese babeze kubera Shafi, reka tubashimire kandi tubabwire courage. Urumva mwarakoze cyane, buriya abantu muba muri sinema sibyo noneho nkaho bimazemo igihe babisaba n'abantu benshi bagiye bahindura amakariyeri, akabitangira akabivamo bivuze ngo rero abantu bakowinga out respect. Yego baba bari muri sinema, abanyamakuru n'abandi bose batandukanye, keep it up kandi Imana izajya iguhereza. Ubona nawe ngo Digidigi yavuze ko sinema yamukijije icyaka, byibuze tunyigurira icupa. Yego nawe sinema yagukijije icyaka? Ndi umudive, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri kuba arangije icyaka yego byanabyumva, nkije icyaka nkiza inyota, nta cyaka ngira bien sûr, kubera yuko ibyo nkora byuzari ikintu mbonamo, ntakibonamo ntago nabigumamo, kubera ko ibyo nkora birantunze. Narize nibwo wenda ibyo nkora nabindi bisamikiye kuri sinema by'umwihariko kwamamaza. Nkora mu ruganda rwa NBG, twenga inzoga za United Gin, American Gin na Fimbo Gin n'izindi zitandukanye. So nibyo bintunze, nkora muri labo, nkaba n'umu social media influencer.
so numva rero ko birantunze muri kandi byose bigendera kuri filime iyo ntaza kubona nakoze filime ntago bari kumakasi cyangwa se ngo bamenye muri rusange so iki kintu no muri rusange nemera ko hari aho maje kugira kubera sinema nta kibazo nshinja Imana ibintu byose ni amahoro total sawa cyane Murakoze Teta cyane. iyi bamwe cyamamare sibyo umere nka Kadiba kuri iyo award award iranshimishije cyane. mu cyongereza nka Kadiba Thank you for Mashariki Festival Awards. Thank you for the organizers and committee. And I'm beyond grateful for my team, Team Bamenya. This award is not just for me, but for the people who believed in me, believed in my journey, especially from my boss, Bamenya Ramazan, Benimana. And the judges. and no, like the judges, of course, they are among the committee and the organizers. And for the best actor. Yeah, because we play together. So I'm so grateful for him. Yeah, because yatumye inzira yanjye iba smooth, and then nkagitinga neza. Thank you for friends and family. Thank you for believing me. Thank you for supporting me. And I will not disappoint you. This is just the starts, and they expect more like internationally, but mostly grateful for God. God is faithful. God is able. God, because I've never